Hello guys, nizere ko mumeze neza cyane umuntu mukurikirana Crypto Mining Zone to Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iyi mining ya CPEN. Ni mining ikorerwa muri application tubona ishobora kuzagira valeri, ishobora kuzajya ku isoko mu kwezi kwa mbere 2025. So ku bantu bamaze igihe bayimayininga rero mwagenda mugakora KYC, dore conditions zisabwa kujya gukora KYC. So mbere yuko nzikubwira abanza ukore like, share, subscribe, comment ndetse wibuke guhitinga kuri red button cyangwa se gukanda ku nzogera y'umutuku kugira ngo ibyo tuguha byose ugiye tubibona. So rero condition izihe? Condition za mbere ni ukuba umayininze inshuro 15 zikurikirana cyangwa se izo twita 15 strike. Ugomba ufite 15 strike, so then icyo gihe bizahita bikorohera gukora iki KYC. Iyo niyo ya mbere. Ikindi isaba face verification, ni ugushyiramo isura igahita iba verified. So nibyo, reka tujyanirane turebe uburyo tuza kugira gute gukora iyi KYC yacu. Urareba ufunguye CPEN yawe, ukimara kuyifungura nta kindi uzakora, uzahita uzukande kuri turongo dutatu, uzazukande kuri utu turongo dutatu turi hano. Nurangiza kudukandaho uzahita uzukande kuri KYC, urazukande kuri KYC hano. Yes, numara gukanda kuri KYC urareba ko bazahita bakwereka KYC is mandatory process for CPEN token distribution. So please complete the KYC process to receive your token. Ngo nizagendwaho mu gutanga token bazatanga, kandi ni itegeko kuyikora. So bazakoresha kamera mu gukora KYC. So nukuba witeguye, uri ahantu hari iki, hari urumuri rumeze neza. Ahantu hagomba kuba hari urumuri rumeze neza ndetse hafite background nzima ndetse na kamera zawe zimeze neza ndetse ufite na internet iri stable idacikagurika. Ngizo conditions zindi uzakora. So nuzirangiza uzahita uzukande kuri continue. Nurangiza gukanda kuri continue zongera uzukande none continue. So I confirm that I didn't use it for this KYC will be. Nibyo birumvikana. So then uzahita uzukande kuri continue. Nurangiza kande uyihe access, nurangiza ushyiremo ifoto yawe. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So urareba ko KYC rero ibiragiye bibagiye mu rwango ufungura amaso yawe ukasa nk'uyahinduriza unazamura ibigohe, then nyuma ugahita ushyiramo ugasimayiringa. Wamara gusimayiringa ni ukumwenyura ukarindira bikarangira, urakitirangira nta gigoye. So ciao tuzasubira utaha mu yindi video izakurikiraho.